mu gihe cy'ubushomeri n'igihe cy'akazi, ngo igituma badacogora ngo barimo barabona icyo Yesu yabapfa. Ibyo ntibigirwa n'umuntu wari we wese. Mukapotifari akajya gukomera amashyi ati yombega umusore mwiza we, hari undi musore umeze nkawe muri Egiputa yose we. Iyo uri injishi, iyo uri indangazi, wishimira amashyi ya Mukapotifari kuruta kwishimira icyo Imana yakurotesheje. Agutega abana beza, akajya kubwira ngo ntuzasiga abana mu rugo ngo ujye guterana wumva ijambo ry'Imana. Wajya ubona ukavuga uti yombega ninjye mugore uhiriwe we. Wajya ureba abantu ukavuga uti Yesu we, busa hari abandi bagore babyaye nkanjye. Agutega ibitenge byiza muri garderobe cyangwa varize, akajya guteza ubwibone, kumbe ukibwira ko bisa n'iby'Imana yakoze, kumbe ari umutego. Kandi icyo nkundira idini rigukomera amashyi rikavuga yo mbega umugore, mbega umukobwa, mbega umusore ubizi kubikora, mbega akora aririmba neza, rigukomera amashyi. Idini rigukomera amashyi, ariko ijuru rikarira rivuga ngo twarapfushije. Kandi numva ndi mu buhanuzi bukomeye. Hari umunsi Imana muzahura Papa Tunda, hari umunsi Imana muzahura musore, kandi uzabimenya ko ari wo munsi wawe. Nitwa Joseline Mukatete. Murabona ko uruhimbi tubaye nk'uruhinduraho gatoya. Banza akagatoti baragakoze birefeye ku mushumba wanyu. Nge nabonye kansumba rero. Nizere ko ntawe bibangamira. Ntawe bibangamire, ndabizi neza. Hanyuma nitwa Joseline nk'uko nari mbivuze. Ndi umukristo wo mu Gatenga kandi nkaba n'inshuti ya Rubonobono. Rwose iyo bampamagaye nza nihuta kubera ko Yesu yangize inshuti namwe. Turashima Imana muri Kristo ko uyu munsi Imana yawuduteguriye kugira ngo tuwutaramiremo. Umugisha ukomeye. Imana yakoze cyane kutuzana namwe ikabazana kugira ngo twumve icyo Yesu aganira natwe. Twese amen. Murananiwe, mushobora kuba maze iminsi mwiyirije ubusa. Ni byiza, ariko umuntu w'imbere ni muzima kandi afite imbaraga. Nkuko korari imaze kubiririmba, umuntu w'imbere ni muzima. Rero Imana ibahe umugisha. Dushimiye abayobozi b'itorero baturaritse, dushimiye namwe abaje guterana uyu munsi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana nkuko mumaze iminsi muryumva, igendanye n'igihe turimo cya Pentekote, igihe abantu bategereje ko buzura umwuka wera n'abamaze kumuhabwa ngo bamusabe akomeze kubayobora. Se muri kunyumva? Abinyuma hariya muri kunyumva? Sawa. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya 41. Itangiriro 41 murongo wa 38. Dusome Itangiriro 41 murongo wa 38. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Yohana 20, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice cya 20 murongo wa 22. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu Isezerano Rishya igice cya 20 murongo wa 22. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 20 murongo wa 22. Haravuze ngo amaze kuvuga atyo abahumekeramo ati, nimwakire umwuka wera. 22 haravuze ngo amaze kuvuga atyo abahumekeramo ati, nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazababarira bose bazaba batababariwe. Amen. Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 8 murongo wa 16.
Abaroma igice cya 8 murongo wa 16. Abaroma 8 murongo wa 16. Haravuze ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Amen. Wa mucuranzi wa piano yegere piano ndirimbe, hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Hari abatakumva ariko twe turakumva. Mose yararagiye intama ku musozi witwa Horebu, maze abona igihuru kirimo kwaka mu muriro. Aratangara ati reka njye kureba riya shyano riguye, maze menye impamvu yabyo. Maze yumva ijwi rimubwira riti, Mose Mose kwe turi inkweto zawe kuko uhagaze arahera. Urumugira neza mwami ntujya uhinduka, hari abatakuza ariko twe turakuzi. Oh, hari abatakubona ariko twe turakubona, hari abatakumva ariko twe turakumva. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Pentekote si umunsi ahubwo ni ubuzima. Pentekote si umunsi ahubwo ni ubuzima. Ntabwo tuyizihiza nka anniversaire, oya. Ntabwo ari happy birthday ya Pentekote, no. Pentekote ni ubuzima. Mwuka wera ni ubuzima. Twese amen. Sikumona mwandakariye ndabigira nera. Nuko musigaye mufashwa. Ariko muri kunyitegereza ndabona bimeze neza. Ntabwo Pentekote tuyitegereza ngo tuvuge ngo nibwo tuzuzura umwuka wera. Ibyo byaba ari ikinyoma. Ahubwo Pentekote yabayeho mbere y'umunsi. Twese haleluya. Muze kunyikiriza haleluya. Cyane uko nahinduye uruhimbi byabacanza. Hana nyiribiwe. Ntabwo Pentekote tuyitegereza ngo tujye kubyina muri sitade. Pentekote turayirarana, Pentekote turayicuruzanya, Pentekote turayigana n'ubuzima. Ntidutegereze igihe tuzambara uniforme ku makorari. Oya sibyo, ahubwo umwuka wera ari muri twe. Mwuka wera ari muri cye, mwuka wera agomba kuba muri wowe. Ibindi byose ni pure. Icyakora ni bisiza kubikora, akabera b'Imana bahura tugatarama, ariko ubundi Pentekote ni ubuzima. Ubuzima. Ese namwe muzaririmba mu giterane?
iri jambo dusomye mu Itangiriro 41 ni umusore wahawe Pentekote ayihabwa abantu batabizi, muka Potifara atabizi, ariko ni umusore ugendana umwuka wera witwa Yosefu. Hari ngenge nibaza niba aba bahungu n'aba bagabo bazutse bakaza rubonobono uko batubona. Tekereza uri mu iteraniro ririmo Yosefu. Twese amen. Ni umusore wuzuye umwuka wera, kandi ntiyawuzura kuko abibwirijwe n'idini, ahubwo bihinduka ubuzima, bimubera ubuzima. Yosefu avukana na bene se 12 na mushiki wabo witwa Dina. Ni umusore wavutse akenewe, akunzwe, ko biravuga ngo nyina Yakobo yamuterese imyaka 14 kwa Labani. Nyina yari Rasheli wa mukobwa mwiza. Hanyuma muribuka ko Yakobo ajya kurambagiza yakunze Rasheli ari we nyina wa Yosefu na Benyamini. Labani aramuhindura aramubwira ngo iwacu ntidushingira abato abakuru bagihari. Baba mushingiye Leya. Hanyuma mu gitondo abyutse ajya kubwira se, aramubwira ati papa niko databukwe wankoze ibiki ko ne nararambagije Rasheli ukabumpaye Leya bigenze bite? Yemwe gutubura byahereye kera si bya none. Aramubwira ngo ntiwamenya amakuru y'inaha, ntidushingira umuto umukuru agihari, niyo mpamvu twaguhaye Leya, igende wihangane. Ariko ngo urukundo Yakobo yakundaga Rasheli ngo rukomeza kwiyongera. Aramubwira ngo ntacyo ntazakora kugira ngo mbone icyo naruhiye. Reka babwire ntimuzave kuri Yesu kugeza igihe muzabona icyo mwaruhiye. Twese haleluya. Niyo mpamvu baririmbye baravuga ngo umuntu w'inyuma arasaza, ariko igituma akomeza guhinduka mushya ngo ni ukugira ngo bazasingira icyo Yesu yagize gute yabafati. Siko wagira ngo ni mwari muhari. Igituma basaza ariko ntibananirwe, ntibajya muri pasiyo mu isi y'umwuka, ngo ni uko bashaka kuzafata icyo Kristo yabahishiye. Ariko mwaririmbye neza mana, ninsoza mwongere muyiririmbire indirimbo ngo igituma mudacogora muza mukaririmba ejo mukagaruka. Intambara zabaye nyinshi, ibigeragezo byabaye byinshi, mu bukene bwinshi cyangwa ubukire. Rega n'ubukire burya nabwo bwaba ikibazo, mu bukumi cyangwa mu bugore, mu busore cyangwa mu gihe cy'umukuba umugabo, mu gihe cy'ubushomeri n'igihe cy'akazi. Ngo igituma badacogora ngo barimo barabona icyo Yesu yabapfa. Ibyo ntibigirwa n'umuntu wari we wese, bigirwa n'umuntu ufite Pentekote. Ni umuntu ufite umwuka wera amwereka icyo Kristo yamufatiye. Niyo mpamvu tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma sasa. Ni ijambo nkunda cyane. Yosefu ise amubyara, yamubyaye amukeneye, amukunze, urukundo ararumuha, amuha affection ku babyeyi murabizi. Icyambere ngamugurira ikanzu nziza y'amabara meza. Icya kabiri akajya amuvuga cyane muri bene se. Icya gatatu iyo Yosefu yarotaga yarazaga akabwira se, nukuvuga umwana na se bari bafitanye isano rikomeye, barakundanaga cyane. Hanyuma Yosefu rero ngo bene se baza kumugirira ishyari ngo bashaka kumwica, ntago aricyo nagambiriye, ariko afite iby'Imana yavuze abibwiwe n'umwuka wera. Mwuka wera aravuga, mwuka wera aravuga. Dushimira umwuka wera aravuga. Izindi mana zifite umunwa ntizivuga, ariko iyo twiringiye iravuga. Yosefu agenda n'inzozi, baramugurisha n'Abishimayeli ngo uwo muri Egiputa afite umwuka wera. Reka mbabwire torero, kuba waruzuye umwuka wera ntibikuraho kugeragezwa. Kugira ngo umenye kuvuga amen, uvuge mu ndimi, ntibiba kure y'ibi bibagerageza, ntibiba kure kuvuga mu ndimi cyane, no guhanura cyane, no kubwiriza nka Joseline, no gutanga amaturo muri ADEPR, no kuba umukirisitu mwiza wambara birebire, ntibigutuza kure y'ibikugerageza. Ariko umva ikintu cyiza, hafi y'ibitugerageza dufite umwuka wera.
ibitugerageza bituranye natwe ariko utuneshereza atuye muri twe. Kasubiremo akaka, ibitugerageza bituranye natwe biri hafi yacu ariko utuneshereza muri byo aba muri twe. Tugendana nawe, turarana nawe, tuvugana nawe, turamwumva. Ndumva ndi bufashwe uyu munsi, ndumva umwuka wera ari muri iri teraniro. Munyikirize haleluya. Torero mwaje gusenga munyikirize haleluya. Sububaye uhute utagira umwuka wera. Hita wiha formule y'ubuzima wabubaye mutagira umwuka wera. Bitekereze, reka nguha amasegonda nka 20 yo kubitekereza. Wabubayeho utavugana n'iyi Imana, umwuka wera atakuvugisha. Kandi umwuka wera ntitumutegereza mu bahanuzi. Oya, umwuka wera ni umutungo wimukanwa. Ndabigira n'Imana. Musho ndikumva Yesu yampaye ibintu bikomeye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo Pentecote si umunsi, ahubwo Pentecote ni ubuzima. Twese amen. Twese haleluya. Mama, waba wubatse urugo gute utagira umwuka wera? Bitekereze, iho umwanya ubitekereze. Mukobwa nka Joseline, waba ubayeho ute muri uyu mujyi wa Kigali udafite umwuka wera? Hita ubitekereze. Wigereranye n'ababanduzi batamufite. Kandi nabo uyu mwanya turaza gusenga Imana imubahe, kuko Bibiliya yavuga ngo Imana yamutanze imucuncumuye. Papa, waba ubayeho utagira umwuka wera? Hita ubitekereze. Mu minsi ishize nanabwirije mbwira abantu, nababwira ngo abarakore nibatagira umwuka wera bazasara mu gisirimu. Kandi muzasara muvuga Icyongereza kuko mwarize. Dufite leta nziza iri kwigisha abantu bose. Hanyuma mubura amashashi mutoragura, ubwo muzajya mugenda na envelope kuko mu gihugu cyacu nta mashashi ahari. Muzasara muvuga Icyongereza, muvuga Igifaransa, ariko abafite umwuka wera bafite amahoro. Bafite amahoro yuzuye. Babayeho mu buzima bw'ibanga. Bafite ukuntu bagenda, bafite ukuntu bavuga, bafite ukuntu bateye. Isi ntibakanga, ibihe ntibibakanze kuko baziranye na nyiribihe. Ntabwo ibihe bibakanga, ibihe ntibibamaramo imbaraga, kuko uko babayeho si bo babyigenera, bigenwa n'uwavuganye nabo. Uko barya, uko batunze, uko bambara, uko baba mu mazu, si bo babyiha. Bafite ubibagenera, akamenya igihe nyacyo bikenewemo, kandi bikagira inyungu nziza zo gukomeza kubaha Imana. Bigira inyungu nziza yo gukomeza kubaha. Paulo yaravuze ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatikanije no kugira umutima unyuzwe ngo bivamo inyungu nyinshi. Ntibigirwa na buri wese, bigirwa n'abantu babana na Pentecote, babana n'umwuka wera. Ndabona muri kunyumva. Twese amen. Yosefu nguyu kwa muka Potifari, umugore w'umukiri. Mu isi y'ibigaragara abonye amahirwe yo kubaho. Kanze mbegere basi wenda muraza kunyumva. Yosefu kwa muka Potifari mu isi y'umubiri abonye amahirwe yo kubaho, ariko mu isi y'umwuka siko babibara. Ntabwo ari uko babibara, kuko imibare yo mu isi itandukanye n'imibare y'ijuru. Imibare y'umwuka wera itandukanye na kalendari z'inaha. Haleluya. Yosefu kuba ari umukozi kwa muka Potifari, utagira ngo ni n'umuntu uciriritse.
oya wakujyana kwa premier ministre hano akakubwira ngo genda nibura ujye umutekera icyayi mu gitondo ntiwahembwa munsi y'ibihumbi 300. Ntago Yosefu yaraciriritse kandi ngo Imana yari yamuhaye igikundiro ngo gituma muka Potifari na sebuja bamukunda urukundo rwishi ngo bamwegurira ibyo mu nzu yabo byose. Iyo Satani ashaka kukwereka ko uri umunyamahirwe mu bwami bwe akwegurira hafi ya byose. Munyikirize amen. Yaguha akazi kaguhemba miliyoni, yaguha umugore w'amataye, yagushyira muri ofisi irimo ibintu byose, yagushyira mu rugo rwiza, yagushyira ahantu ukajya ubona bishashagirana nk'ibyatanzwe n'Imana. Ariko iyo agushaka, iyo agukeneye agutega ibintu bishashagirana inyuma akabisiga zahabu imbere agashyiramo ibinonko. Muranyumvise? Abisiga zahabu muka Potifari akajya gukomera amashyi ati yombi hego umusore mwiza we. Hari undi musore umeze nkawe muri Egiputa yose we. Iyo uri injishi, iyo uri indangazi wishimira amashyi ya muka Potifari kuruta kwishimira icyo Imana yakurotesheje. Halo? Haleluya. Agutega abana beza akajya kubwira ngo ntuzasiga abana mu rugo ngo ujye guterana wumva ijambo ry'Imana. Wajya ubare ukavuga iyo mbego ninjye mugore uhiriwe we. Wajya ureba abantu ukavuga Yesu we busa hari abandi bagore babyaye nkanjye. Agutega ibitenge byiza muri garderobe cyangwa varize akajya guteza ubwibone kumbe ukibwira ko bisa n'iby'Imana yakoze kumba ari umutego. Ariko abantu bafite Pentecote ntibajya bahindurwa n'ibyo muka Potifari abereka. Ntibibaho. Iyo umuntu yabonye Pentecote, iyo ayifite muka Potifari ntashobora kuguhimisha, ntashobora kugukangisha amashyi gukomera ngo urakazi. Ahubwo wibuka icyo Imana yakurotesheje ukavuga ngo nubwo nabandi kumwe na muka Potifari twenyine nakomeza nkakiranuka. Si gitangaza kuba ufite miliyoni zawe kuri banki ariko amafaranga yawe nayo wowe nayo mugomba kuganira kugeza igihe amafaranga azamenya ko, kugeza igihe ikofi yawe izamenya ko wowe wuzuye umwuka wera ugenda na Pentecote yawe. Sheri wawe, fiance wawe, mukobwa cyangwa umusore mugomba gukundana ukamubwira I love you, ukamubwira je t'aime, ariko biharagejwe na Pentecote. Imana imfashe cyane. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Hanyuma rero Pentecote ni ugufata ubuzima bw'ijuru ukabuhuza n'ubuzima bw'inaha bigahura. Abantu mwizi imibare kera muzi ikimenyetso cyitwa birutwa na biruta na bihwanye. Amen. Utwo tuntu nta muntu utatuzi. Rimwe irutwa, kabiri iruta, kabiri na kabiri bigize gute? Reka mbabwire Pentecote ntago ari birutwa. Oya, ntago ubuzima bw'umwuka buzamo birutwa, nta nubwo ubuzima bw'umwuka buzamo biruta. Keretse mu isi yo kwizera umwuka wera yaruta ibindi bintu byose bishashagirana biri naha mu isi. Ariko ku muntu wizera, ku mukristo, ubuzima bw'ijuru busa n'ubuzima bayemo inaha. Mana nyiribihe we, reka nkubwira akantu. Munyikirize amen. Kugira ngo umenye ko utari umujura ni igihe uri imbere ya miliyari z'amafaranga ubizi ko wasize abana mu rugo nta nakawunga bafite. Kugira ngo uzabimenye ko ufite Pentecote, uzifata uri imbere y'ikofi y'umugabo wawe ubizi ko irimo amafaranga kandi yakwimye iposho utari bukore mu mifuka yiwe. Kugira ngo umenye ko ufite Pentecote utayitegereje muri Yeriko ejo muri ku cyumweru. Kugira ngo uyimenye ko uyifite ni igihe uzihangana ibiganza byawe ukabwira ngo biganza byanjye sinkora mu ikofi y'umugabo nubwo nta rasiyo yasize,
simbikora kuko mwisi y'umwuka naba ndi umujura, ariko mwisi y'umubiri nabangaburiye abana ntibapfe, ariko imbere y'Imana naba mfite icyaha kuko nibye. Mwayumvishe Pentecote? Siko ngandakari ngaho musekende. Pentecote ariko Imana ishimwe yampaye kubabwira aya magambo. Pentecote ni uguhuza ubuzima buri inyuma y'icyo perezida wakorara gukeneyemo, ukabihuza n'ubuzima ubayemo mu cyumba ahantu perezida atinjira. Wabihuza ijuru rikavuga ngo ibi bintu biri iko birangana. Uko tumubona abyina, uko tumubona aririmba, bingana nuko bingana ari muri dushe, ari no mu mashuka ye. Iyo bitabaye ibyo ubeshye isi y'umwuka, kandi cyo nkundira idini rigukomera amashyi rikava yo mbega umugore, mbega umukobwa, mbega umusore ubizi kubikora, mbega akora aririmba neza, rigukomera amashyi idini, rigukomera amashyi, ariko ijuru rikarira kivuga ngo twarapfushije. Twese haleluya, twese haleluya. Iyo utanga icya 10 n'amaturo menshi utafite Pentecote, idini rirabangwa n'ukuri dufite umugabo ufite amafaranga rikajya rigukomera amashyi, nta nama yaba udahari ngo dufate ibyemezo, kuko ari wowe ufata ibyemezo bya nyuma. Intebe waraziguze, waguze uruhimbi, waguze ibintu byose. Idini rigukomera amashyi, ariko isi y'umwuka ikavuga ngo uyu muntu nta Pentecote agira. Twese amen. Yesu we ndi kubabwira ibintu bibi birasharira, birabishye, biraryoshye. Kwarite mirasharira ariko ivura malaria, si byose. Bishimira kuba ko baterana muri ADP, umushumba wanjye ni runaka. Ibyo ni byiza ko tuba benshi, ariko aho kuba benshi batuzuye umwuka wera, twaba bake buzuye imbaraga. Mwijuru ntibadukomera amashyi kuko twatuye menshi. Halo abaririmbye nka Joseline, amen. Ntuzabona mwijuru bagukomera amashyi kuko wacuranze neza, wakoze mixage neza, ntibibaho. Ahubwo ni igihe uvuye kuri mixage ugeze mu rugo bakavuga ngo Pentecote yakuye mu rusengero arayikomezanyije no mu rugo, nibwo ijuru rikoma amashyi. Ijuru ntirireba ibi, ijuru rireba ibiri inyuma y'ibi. Kubwiriza cyane nk'uku, nkavuga cyane nkasarara, nkamera nk'uwapfuye, ibi ntibikanga Imana. Uzi ikintu gitangaza Imana ni ukumva na Joseline atashye yagera mu rugo akagumana Pentecote. Twese amen. Kujya ku misozi gusenga cyane biriya ntibikanga Imana, kugeza akanyarira no gushaka abahanuzi bafite amavuta ashyushye, birasi byo byerekana Pentecote. Pentecote ni igihe uhagarara imbere y'icyaha ukakivuga ngo wacyahawe, njye nakiriye Yesu. Hallelujah. 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 Yosefu ngo muka Potifari ari we nyirabuja, amugirira irari, reka mbivuge gutyo, ngashaka ko baryamana. Umusore ufite Pentecote aramwitegereza, ngaramureba, aravuga ngo uyu musore nkurikije ukuntu mubona twaryamana. Umuhungu aramureba aramubwira ati umva wibeshye, ku basore bose babaho muri iki gihugu nge ndi umuheburayo wo mu baheburayo, ntibishoboka, ngenda na Pentecote, mfite umwuka wera andimo. Muri 108 yararibye aravuga ngo ngenda umukristo. Icyo ni ikintu gihumuriza idini, ni ikintu gihumuriza korari, ni ikintu gihumuriza uwo twashakanye, ni ikintu gihumuriza abana banje. Yaravuze ngo ni ikintu gihumuriza umutima, nicyo gikorwa n'inge gikorerwamo, ntago ari abandi, n'abandi nibibareba. Ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ngo kandi kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Aravuga ngo kandi ngenda umukristo, ngo naho nasekwa n'igihugu. Ariko wowe tekereza isibo yaguteraniyeho, igihugu tukiyorere. Isibo murayumva? Yaguteraniyeho ikubwira ngo hambye ibyiringiro byawe,
ariko uyu mukobwa yararirimbye aravuga ngo ngiyewe ntago nkiri ku isibo, sinkiri kuri mudugudu, sinkiri mu kagari, sinkiri mu murenge, sinkiri mu karere, nta nubwo nkiri mu rwego rw'intara. Narazamutse cyane ngeza aho imyumvire yanjye no gukizwa kwanjye binyemeza ko naho igihugu cyose cyaterana kimbaza ibyo niringiye nabona icyo nkibwira. Wowe umugabo aragukubita urushyi ukarara uvuza induru uti ndavuyemo ndagiye. Wewe iyo nimutuzura umwuka wera muratoragura envelope n'impapuro nibyo bisigaye. Haleluya. Nturebe ukuntu mwahonze mu maso, ibi ntibikanga Satani, ahubwo iyo twuzuye umwuka wera nibyo bimukanga. Nturebe ukuntu mwegamye mwabuze uko mwifata, ntibishobora gukanga Satani. Nturebe ukuntu Joseline yavuze cyane yenda nko gusaduka, ibi ntibimukanga. Ariko iyo ahuye n'umukobwa wuzuye Pentecote, iyo ahuye n'umusore wuzuye Pentecote aravuga oya ubu si bwo buturo bwanjye. Duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana. Iyo ndi kubona abantu batabishakamo hariya we. Duhereze Imana icyubahiro. Ushobora kuzayazamura hari haruguru hari abahungu bagikunda icyubahiro. Ugati yazamure sha. Kandi ukayazamura. Hari abahungu bagikunda. Ushobora kugira gutyo ukayazamura uti sorry runa. Ariko tuvuze ngo duhereze Imana icyubahiro tuba tubibwiye ngo twe ntitwishoboye, ahubwo wowe urashoboye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Yosefu abwira muka Potifari nyirabuja aramubwira ngo sinshobora kuryamana nawe, ijisho ry'indeba riri muri iki cyumba, umwuka wera ari kumwe nanjye, nagendanye nawe sinamuhemukira, Imana yanjye sinayihemukira nubwo yatinze kunyereka ibyo igambirira, ariko nyifitiye icyizere, ifitiye icyizere. Muri byararimbye aravuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, ngo kandi Yesu ampa ibyo nkenye byose ndamahoro. Amen. Haramubwira ngo oya niwemera tugakora icyaha ndaguhemba, ndakugira sebuja w'abagaragu bose n'abaja muri uru rugo rwanjye. Yosefu ngafata ibihembo bya nyirabuja abishyira ku munzani, afata n'ibyo Imana yamubwiye ngabishyira ku munzani, asanga Imana ibintu yamubwiye biraremera.